ari APR ya nyayo bitabaye ibyo ako nibyo inama nizigi akse bitabaye ibyo nyanza urumva timing isi sawa turi kuri jone ya kane nubwo ikipe imaze gukina imikino ibiri ugomba gufatirana hakiri kare urabizi ko uyu mutoza yahawe igihepe gishoboka imikino arayibonye yabonye imikino myinshi kuva mu ya Gicuti za Gasogi za he hose ngwino mu nkera urumva ko yatangiye imyitozo yose mu nkera rwose mu maekipe yari yagize yari yitabiriye abantu baribuka kwa APR yashoje muri Sekafa ngaho shyiraho piramide biragwe nta rwitwazo piramide ngiraje mu Rwanda ubwo turaje ubwo information dutanga urumva uyuke ko ubwo nitubara muri rusange igihe umutoza amaranye ikipe n'amezane kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa 9 turi mu kwa 10 nako turi kwenda tujya tugana mu misozo yako amezane ufite ikipe wakabaye waramaze gusetinga uburyo bwawe bw'imikinire ko nuvuga ngo ujye kureba ujye gushaka gusoma umukino wa Tarebo kugira ngo ubashe kuwusobanura nuvuga ngo ikipe ya APR ntabwo ari ikipe ikina umupira ntabwo ikina total football compact ntabwo ikina umukino wa pressing ahubwo ni ikipe ikina umupira nuvuga ngo gushaka umupira hamba tugakina je direct kandi no ujye kureba urwego rw'ikipe ya APR n'abakinnyi ifite ntabwo ari abakinnyi wakabaye ukoresha ubwo buryo bw'imikinire ahubwo wowe wakabaye buri gihe wempoza adversaire akagendera ku mukino wawe uvuga ngo turakina umupira turawuhera inyuma nkuko nakubiraga mugane gusobanura ibya Kiyovu Sport ufite abakinnyi bashobora kuba bakina umupira urahera ku muzamu uje muri defense uje muri abo mediateur kwako waguza abo mediateur bose bashoboka uwose Kiganda waje urebye muri KCCA no mu kipe y'igihugu ya Uganda numumire récupérateur ufite ubushobozi bwo gufata umupira akawukina akaba yawohereza nimero 8 nimero 8 agakina umupira uwitwa Ruboneka Bosco numukina ufite ubwo bushobozi bwo ngo yakina umupira ariko buryo bwe bw'imikinire nawe usanga buri gihe passe zose zirajya mu mpande cyangwa se zirasubira inyuma ntabwo ziza kujya imbere ufite Memere Dawo wabaye umukinnyi mwiza wa Sekafa numukinnyi ufite karite yo kuvuga ngo umupira nawe ubona nawugumana ufite abo bakinnyi bakina mu mpande hari abo yaba Musha Gilbert numusore ufite dribble hari Denis Omedi numukinnyi ufite izo ni cyoho cha Gilbert cyaragaragaye cyane Gilbert yarababaye cyane kuri match y'Amavubi yagize hamstring rwose urebye uburyo yaje anacumbagiramo hari nawe yagiraga bagenzi be turi mu rugendo bakaza bafashe ku rutugu bona gukanagira bisa nkaho byamugoye ni imvune rwose ishobora kuzamara igihe iriya hamstring yagize ariko icyo cha Gilbert cyaragaragaye ni byumweru nka 6 mu Gilbert icyo cyaragaragaye cyane kuri match yesho wonde ko wabonaga ko mu mpande byaje kuri bano baganje kigaragara gute kuba Haji bahari oya da si kibazo cya Haji erega nuvuga ngo ufite Kiwanuka ufite Denis Omedi abona abakiri bose urumva na Haji erega Haji ugomba ngiye kukubira ngo iyo izari ndi option hari izindi option zindi ko bamuguriye rega ariko icyo twavuga rero cyo kunenga uwo mukino nakubiraga ikipe APR abo bakinnyi urabafite umupira ushobora kuba wahera ku muzamu wajya muri defense ugakina ariko nuvuga ngo biriya si ibintu abakinnyi karite barafite yo kuvuga ngo twagumana uwo mupira twagira pressing kuri adversaire twamuharira y'umukino twagumana we akamara igihe kinini arimo arabashaka bazagaruka ryari ngo ni nyuma y'iminsi 30 ukwezi kuzura ryari ubwo bazagaruka kuri match zigira Rubavu urabizi ko bazagaruka oya tugende kuri hari mone twa Dawuda nasi nyine nuko nyine 30 nuko ibihano ntababwira icyo gira ariko umuntu yagususpense aba ari ibintu bibiri ugaruka mu kazi cyangwa kwirukana ariko banavuze ko bagiye gukora ubundi bucukumbuzi barebe niba bafata ariko ibihari ni iminsi 30 zira post nazo zarapfuye pe pose zarapfuye ariko ibyo tuvuga nubwo bakiri babiri badahari Ruvuyanga Axel ndetse na Ibe ariko nubonera ikipe ikomeye nyine uburyo bw'imikinire bw'ikipe ya APR nuvuga ngo game approach y'umutoza Tarebo ntabwo ituma ikipe ya APR yakanga ukangwa n'izina ariko uburyo bw'imikinire ubwayo ntabwo bikanga adversaire ku buryo Kiyovu Sport witwa Ringo Francis naba yateguwe neza n'ubuyobozi bwamushyigikiye itsinze byaba ari ibibazo mu byo numvise ku munsi w'ejo ku wa gatatu ninjoro ngo barinjira muri ngo ku wa gatatu ninjoro ari nyingo ko ngo rero yatangiye kumwegera katwamaze tugaruke afashe adversaire oya kugira bazayitoze ngo rero Kenisi ni president wa Gasogi United akaba na nyiri
Radio and TV1 aho ngaho byari mu kiganiro akorana na Mutabaruka cyitwa Rarashe ni ikiganiro gikunzwe ndumwe mu bantu bagikunda niho yabivugiye rero umuntu yavuga ngo mu mupira ari match fixing koko RIB ikwiriye kuza mu mupira byimbitse nicyo kibazo cyo kwiba ibyo ngira ngo siko avuga ati twebwe dufite message z'abantu bandikiranaga mbere y'umukino urumva aho niho haziyemo RIB ahamagarira RIB gukora gutangira iperereza nk'abashinzwe ubugenzacyaha byise ubusambo ngo bafata ibisambo ko aravuga ati aba evil doers no kuvuga ngo ni ijambo ry'icyongereza ry'abantu bakora ibyaha cyangwa se bica amategeko urumva akavuga ati abo bantu baje kwica umupira ati izi message ati aravuga ati ibimenyetso birenze izi message ni ibihe ni nawe yahereye rero aho ubutumwa abayoboye imisifurire muri federation haba Hakizimana Louis ndetse na Ambroise avuga ati si ubwa mbere ibi bintu bibaye ko mbere yaho gato yari yanavuze ati igihe kirageze ko abasifuzi bitwa ngo n'abasifuzi b'abasiniya igihe cyabo kinarangira bakanakurwamo bakongera bagahana amahirwe n'abana ngo batoya bakiri kuzamuka urumva rero Keniseri yababaye cyane ariho yari atanga ubu butumwa si ubwa mbere agarutse ku izina Ambroise ndetse no kuri Lu abantu baranabyibuka kuri match ya Bugesera yigeze kubigarukaho atanga ingero z'ubyo bagiye z'uburyo bapanga abasifuzi cyangwa se bakora designation aravuga ati ibaze kugira ngo abantu batange izi message abantu bavuga batanga n'ishwaduri gasogera aza gutsinda ati nabo bantu twabavugishije ubwo bavuga abasifuzi ati kandi ibyo bintu bikarenga izo message zikaza mbere bikanavugwa zikanasohoka ariko bapanzwe kuri iyo match ntibahinduke nicyo aheragaho avuga na Kenisi gonashwanye na president wa Bugesera kubera ikintu cy'abasifuzi ngo akigera muri stade kwa kuntu buri gusuhuza president wa kwakira Jackson aho asimusuhuza Jackson ngo baramubwira ati tewa tidire baduhaye musifuzi wawe umusifuzi wanjye wowe ngo arine n'umusifuzi wawe ebana ngo barabishwaniye Kenisi arebye match yabyimiye atanavuga yarakaye avuga ati umusifuzi wanjye nyengira umusifuzi kandi bikanarangira ari yateguye cyo kuvuga ngo tubanze tumutwerereka n'umusifuzi we kugira ngo nibiza kuba byose bisanga bitamo sambaratika kandi birangira nyine avuga ko banamwibye ngo bamwibye penalty zigera kuri ebyiri zose rero imisifuri yatangiye guteza ikibazo kuri juru ya kane ikibo abakinyi baje gufasha mugenzi we ni ikimenyetso ko habaye aggressivity ikomeye Zuberi yisavamo direct Zuberi yisasoka dusubira inyuma mu bihe rwose ntabwo yitwaye neza dusubira inyuma mu bihe nihe match ya Champions League wakinaga witwa Nani bagahita bamuharuje byihuta no uravuga Nani yes yabikoze Sadio Mane yabikoze umuzamu wa City yahise abona direct red card ntabwo mbyibuka Liverpool na City ubundi Clement tumuzi ko n'umukinnyi mwiza uri Athletic ariko iyo wazamuye ikirenge kuriya ugakubita umuntu kuriya ibayita reckless red card ufite no kuvuga ngo kuba wirekweye wese 100% wowe ubwawe ukiyima control uri umukinnyi mu gihe uri mu gukina ni reckless ni imidefenderi itari myiza kuri APR natumye afata risk Clement kuko yafashe risk avuga ati birashoboka byose we ni igitego kiye kujyamo no minota 80 w'umukino mukuru yakinaga neza muri no minota kurusha APR ni umupira twibuke ko waturutse ku muzamu wisanga aba defenseur w'abarenze Clement ajya gukuvura mugenzi we kuko na baraho yavuye Clement agiye gukuvura mugenzi we ariko agenda akora tackle mbi cyane iteye ubwoba yanafite carton jaune le minimum yagombaga kubona angahe carton jaune yari carton jaune ya kabiri Claude yarahari yabirebaga ishimwe Claude yarahari muri kureba body language ya Clement no Clement yahise yirwaza Clement yahise yirwaza abanje kunaga akajije ko ntabwo yahise anahaguruka nyuma y'iminota mike yo yahise nta minota isaguruka Zuberi we byamuviriyemo gusohoka dutegereza ko ari icyemezo cy'cyuri wenda ari nta kintu cy'cyuri yatanze kufura yanga gutanga carton jaune ariko ku musifuzi ufite experience nk'iya Cucuri amanota ni make yabonye iri ntago ari ikosa ryagakwiye kugucika ngo ubyihorere gutya kuko ikindi nacyo nanone nkeka ko no kuri Gigi Dotushe uri ku mpande nawe gerageza wibutse mugenzi wawe mu communique tu peux aussi demander uri Gigi Dotushe kuko yari ku murongo wa Gigi Dotushe
tipe aussi demander à l'arbitre subira ku cyemezo cyawe birashoboka nawe ariyo ubona ukabona umusifuzi ushobora kumufasha so jado impamvu mu kanya nari nanze Travailler en ko équipe. ubu tuvuga ku misifurire n'ibyemezo nuko tutari twakabonye no mu action yandi yabayemo ku kibuga n'umukunzi wa pe twari twegeranye yambwiye ati jarike ntabwo biriya bintu bisaba no kuvuga ngo tuze kureba amashusho iyi action twese turayibonye ino match yihutaga yagendaga ku buryo buri muntu wese twari twagize n'imana match ya Manchester yarangiye twese twari concentré kuri uyu mukino. ahangaha navugamo ibintu bibiri. icya mbere reka tuvuge iyo izi akisiyo zishobora gutwara ubuzima bw'umuntu umuntu yaha rekomandasiyo Rwanda Premier League twababonye mujya gusobanurira abakinnyi musura ama ekipe ku bijyanye n'amategeko muri buze gukoresha muri ligue byaba byiza mugiye manukana n'abaganga nabo bagatanga ibyangombwa kuri first aid ku buvuzi bw'ibanze kuko hari igihe wowe muganga wahagera umukinnyi yarumize tayari akaba abaye imyenda wa mwana muri Asito Kigali wa mudefanseri Mukonya disi aferi kabiri icyo ni icya mbere. icya kabiri hari terimi iba muri football yo mu Rwanda yo kuvuga ngo uyu musifuzi yananiwe kujera match sibyo uyu musifuzi yananiwe kujera match. hari abasifuzi bamwe rero babyitiranya nuko kujera match bihanye no kujera amakosa abantu bakaba bakora amakosa ukabihorera kugira ngo match ukomeze muri ritime yayo me elas ikosa ni ikosa ikosa ni ikosa hanira ikosa interpretation y'itegeko rikoresha igikosa ribaye hari umuntu ikosa vis-à-vis ya integrité physique ya adversaire iryo riba rimeze hani ikosa no ahangaha kwanza dushime nanone bari abahungu bamukura uriya agiye gukura ururimi izo first aid nazo zimaze izo intervention barimo barazigisha kabisa pe ni ngombwa cyane n'abakinyi barazibigisha hariya muganga yaza kwiruka ashobora kuza ururimi rwashize tayari ariko biriya uriya mukinyi buriya butwara koze buriya no gushima cyane yahise ahagoboka bamwongerera n'umwuka ku munwa kugira ngo abashe kuramira mugenzi we. Bravo kabisa kuri uriya mukinnyi. Ninde ni Malanda ninde ni Mensa batenge Mensa iriya first aid yakoze Zuberi. Sinzi ikintu Cucuri yabaye Cucuri ejo bundi yasifuye umukino wa Cote d'Ivoire na Seychelles. Umukino Cote d'Ivoire atsinze Seychelles ibitego 7-0 yatanze mbona abantu muri Seychelles. iyi action yari kwiye carte rouge. Uyu mudefenseri w'ubururu w'ikipe ya Seychelles yakubise tackle icakagura umukinnyi w'ikipe ya Cote d'Ivoire ku buryo nawe byamurinze ashaka no kurwana avuga ati ibi bintu ntago kuko ni ya tackle igufashe neza 100% igukubise neza 100% mu bitaro direct amezi make 4 cyangwa 5. ubwo rero muri ka no muri commentaire ziri ku kinyamakuru l'equipe nibo berekanaga zino match abantu bose basi arbitre ko yarana hari yarebaga. ubwo rero no kuvuga ngo uwo ngo ni byandi bavuga ngo bamushira muri frigo muri kafu bahita baguparika kugira ngo wongere kubona match ukoze kosa nyine. hari ukuntu umukuru wacu Cucuri ashera cyane se navango nukujera iri action ngiye nabaye disi kuri Cucuri kuko yarahari yabirebaga neza 100% kandi urabizi ko Clement afite jaune ya kabiri straight red card reka tuyireke ariko rouge jaune yo tandukanye na musifuza ku wa gatanu. Concentration y'umu arbitre ibiri kugenda igabanuka aho ngaho abantu muri mukura rimwe ko byongera abantu muri mukura nyuma ya match bose bibazaga ati mukura tutavuze tuganira iyo byanarangiye umusifu nakunze coach awe yavuze ati nimbivugaho hari igihe ari wowe bigiraho uruhare sibyo ninza kuvuga yuko umusifuzi atansifuriye neza ari igihe ari ngiye biraza kugiraho uruhare ariko nihindura ariko so reka rero byihorere ariko agiye mugiraho uruhare kandi nta kintu yahindura ikintu wabihindura ubwo reka suppose ko ibyo yakoze ari byazi ari akaboko cyangwa ari urundi rwego kuri Lanzimene Eric uri international goye kugaragaza icyo cyuriwe biramaze igihe no musifuzi mpuzamahanga hari urwego Rwanda kugaragaza soft ku mikino nk'iyi ngiyi ibidafite nanje ikomeye mu kibuga ariko tutarakomeye amakosa nk'aya ngaya rimwe na rimwe muri Premier League ntabwo ubona ko bahita baguparika bakakweza nko mu bagore cyangwa mu bana ntabwo mwe mu bana Premier League ikosa nyiri bagisubiramo komisiyo ya arbitrage yabona wakoze ikosa nyiri rigaragara ko bagombye gukora quelque chose igihe baguhagarika. Perezida rero ati nta kundi Jarike reka twitahire
yaje gambye ati nakundi izi nama za Mobu tureka nzihunge ukuntu yari yakoranye nawe imyitozo yakoranye nawe imyitozo yagerageje batashye bari desi match yagendaga meze neza ati umuzamu wacu ariko Mukura isigaye ihurira n'uruva gusenya i Kigali Dr Zimurinda Mukura imaze iminsi ihurira n'uruva gusenya i Kigali nabashije ariko bambwira ko atanga ngo umusanzu Zimurinda bambwira ati ari mu bamambure bari active rwose imambure Zimurinda Dr mu bantu bari active cyane match rero nabonye APR Football Club ya kabiri yabo muri Rwanda Premier League no mukino wa mbere Mukura itsinzwe ariko Mukura imaze kunganya imikino 2 ngira ngo yego bangaje na Kiyovu banganya na Gorira yego bako rero batsinda ikipe ya Musanze kuri Mukura Victor ni ikipe nayo ikina neza ariko ugasanga nayo gutsinda ko ni ibitego si kenshi credit kuri APR yabonye amanota 3 kandi bari bakeneye abafana bari benshi ba APR ku munsi w'ejo nubwo bamwe bavuga bati nibyo turatsinda imyuna yavuye nabonye bamwe bavuga ati igitego kimwe kiraza match karangira umutima uhagaze ariko icyangombwa na amanota 3 n'ikipe ikomeye icyangombwa na amanota 3 icyangombwa na amanota 3 ejo abayobozi ba APR bari bahari nabo hariho n'uwo twaganira ngo ati byaba byiza imikino myinshi igiye ishyirwa ku mugoroba si no kuvuga ngo nuko ari no muri weekend biragaragara ko ku mugoroba abantu bashobora kuboneka ari benshi match ari komera nano bafande baravuga ati match ari komeye cyane ngo Mukura arangije match igera SG mushya mukino wa mbere arawutsinze ngo amaye gift afande CDS ejo twarahuye kabisa aravuga ati karibu sana Kiyovu na warahari urabona ko hari yaje kurwanya ibihuha Fande Alex ndetse na chairman yaje kurwanya ibihuha n'abayobozi ba polisi bari bagihari reka rero nabo tubajyeho Police Football Club igitego cya Nzotanga uri kuri form uyu musore kabisa uri kuri form sinzi niba ari mu right back none umeze neza